ubukristo batagira umwuka wera rero ntibushoboka ko buravuna. Ubukristo buravuna, buvuna umukuru, buvuna umutoya, buvuna uwize. Umuntu wese wiyemeje gukizwa biramuvuna, kereka nuhitamo kutabawe. Cyako nutaba umurokore ntabwo uzavunika, ariko nuramuka wiswe umukirisitu uzaba wikoreye umusaraba wawe, wikorere tukureba, wikorere ku manywa, wikorere nijoro, wikorere mu by'abandi, ubikorere mu byawe, kuko ubukristo ni ubuzima butuma ubugendana, ni nabwo uzazukana ukumva n'impanda. Ikikwerekana ko uri umurokore kuko utabeshye nuko ushobora guhagarara imbere y'abatemera Yesu ukamuhamya utitaye ku ngaruka bikugiraho. Naho kujya muvuga ngo bampanuriye, ngo babyeretswe, ngo barabivuze, nge ntacyo bimbwiye. Satani ashobora Satani ajya arondora, n'abademoni bajya barondora. Ndagira ngo ntimuzayobe ngo umuntu yeretswe ibyawe nurangiza ngo ufate ibyo ufite byose ubimusuke imbere. Reka Satani yakwerekwa ibyawe yanabimenya kandi nta mani ihari. Yesu aravuga ngo muzabamenyera kuki? Ku imbuto zabo. Ariko dushobora kugira quantité tutagira qualité. Qualité, ubwiza bw'ikintu n'ubwinshi. Ubwinshi rero bw'abayoboke ndibusobanura exactement ngo kuba turi benshi sobanura ububyutse. Ariko nanone ububyutse bubyara abantu benshi. Icya kabiri, dushobora kurwana n'isengero standard, insengero nziza z'ibitangaza, ziri comfort nziza cyane, ugeramo kumva rwose harahumeka asa neza. Si ikimenyetso cy'ububyutse, ariko nanone ntiwasobanura ukuntu ugira ububyutse uba mu mwanda. Icyo cyo ntabwo wambwira umwuka wera utuma udakaraba, ntiwoze mu kanwa amenya akagaga, ntujye kwa muganga ukagira ibiwese binuka ukambwira ngo ufite ububyutse. Urabeshya. Ikimenyetso cyo kubyutse bwaje buzana n'iterambere. Ni ukuvuga ngo ububyutse iyo buje buzana n'umugisha. Ntabwo ububyutse bushobora kubaho ngo ubukene nabwo bubane n'ububyutse. Ikindi rero, kudasiba amateraniro wakitiranye n'ububyutse. Reka ushobora gusenga kuva kwa mbere udasiba mu rusengero, uri umunyabyaha, uri n'umujura, kandi nta teraniro usiba, udasiba repetition, ariko ufite ibyaha. Ariko nanone iyo ububyutse buje abantu bakunda gusenga, bivuze ko bisaba ngo ubigenzure neza. Nanone ububyutse ntibwaba ngo muvuge ngo ntimujya guterana. Ububyutse buje ubona abantu bakunda kuza mu materaniro. Dukeneye itangazamakuru rivuga ibitangaza Imana yakoze, atari kuvuga gusa ngo baturebe, ngo twifotoje, ngo amafoto meza, ngo views, ngibintu ngo babisomye ngo ni benshi. Imana ikoze ibitangaza birivugira. Imana ikoze ikintu ntibura uko igitangaza. Abantu bashaka rero kujya mu itangazamakuru ngo bimenyekanishe, babonemo n'izindi nyungu, kugira abafatanyabikorwa bakomeye. Umufatanyabikorwa ukomeye itorero rikeneye ni umwuka wera. Naho abandi bose nta mufatanyabikorwa n'umwe uriho wasimbura umwuka wera. Murakoze cyane. Reka dusangire ijambo ry'Imana, ijambo rifitanye isano n'amasengesho tuzatangira ku munsi w'ejo cyangwa turimo. Ni mwibuke ko icyifuzo dufite kandi Imana isubiza vuba ni ububyutse. Niba ari ikintu Imana isubiza vuba, reka gisubiza idatinze. Umuntu wese ushaka Imana arayibona. Turashaka ububyutse rero, ububyutse bw'umuntu ku giti cye, ububyutse bw'itsinda, ndavuga korali, ndavuga ministeri, ndavuga urugo, famiye, ububyutse bw'itorero, ububyutse bw'igihugu, ububyutse bw'akarere, ububyutse bw'isi. Tugiye gusoma amagambo y'Imana yanditse mu byakozwe n'intumwa igice cyawo cya mbere cya kabiri umurongo wa mbere twageza ku wa kane. Ibyakozwe n'intumwa igice cyawo cya kabiri umurongo wa mbere ngeze ku wa kane. Abahageze bikurikira ubutumwa bwiza. Buriya Bibiliya ibitabo biyirimo bitondetse mu buryo logique, bivuze ngo bitondetse mu buryo byuzuzanya. No kuvuga rero ngo ibyakozwe n'intumwa ntabwo ushobora kubanziriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe n'abavuga butumwa bane, aribo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Mbese iyo ushaka kwiga Bibiliya bayikwigisha muri iyo kadiri, bakakubwira bati jya umenya uko bitondetse. Mbese umuntu wize Bibiliya iyo uvuze ibyakozwe n'intumwa ahita amenya aho abishakira. Tajya muri Matayo, tajya muri Luka, tajya muri Yohana,
ahita agikurikira nyuma y'ubutumwa bune hakurikiraho iby'intumwa zakoze. N'ibice bibiri umurongo wa mbere kugeza kuri 4 haranditse ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe. Niyo mpamvu turi gushaka ngo tube hamwe, bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Umunsi wa Pentekote usohoye. Pentekote ni umunsi wa 50. Wari umunsi usanzwe mu mateka y'Abisiraheli, wari umunsi w'umuganuro. Bahoraga rimwe mu mwaka bahura, uhere kuri Pasika. Mbese buriya Pasika uyibaza ugashyiraho iminsi 40 Yesu yeretse intumwa ze, ukongeraho iminsi 10 y'amasengesho, ihinduka iminsi 50. Wari usanga wari umunsi w'umuganura. Rero bari bahuriye mu mujyi abayuda mu munsi wabo wo gusangira ibyabo, ari nabwo intumwa zari mu masasho y'iminsi 10 ariyo tugiye kujyamo. Tuzatangira kuwa 5 kugeza ku itariki 8. Abo bigishwa ba Yesu rero bagiye gusenga. Kubera iki? Kuki bagiye gusenga? Bari babwiwe ngo mwabatishijwe amazi ariko mukeneye undi mubatizo w'umwuka wera. Buriya kubera ko tutakivuga umwuka wera cyane ngo mumve ubuhamya, byatumye abantu batakigira inyota y'umwuka wera. Ariko iri toro rya Pentekote, iri ngiri twicayemo, ryabyawe n'umwuka, riyoborwa n'umwuka, ribeshwaho n'umwuka, rikoreshwa n'umwuka. Ntabwo wabyemera, ariko umwuka wera niwe waguhamagaye. Ntabwo ubukristo bushoboka butagira umwuka wera. Iyo nta mwuka wera mu buzima bwawe, mu buzima bw'itorero, uhinduka umunyedini. Idini tandukaniye n'itorero. Idini ni bezwe, c'est un besoin, ni bezwe yo gusenga ikintu cyangwa yo kuramya ikintu ukeka ko kikuruta, gifite ububasha bwo kugutabara. Niyo mpamvu rero munyumva bavuga ngo amadini n'amatorero. Kubera iki? Idini ni bezwe, nk'uko umuntu avuga ati ndumva nshaka amazi, ndumva mfite inyota, ukaba utasobanura ukuntu inyota igufasha, ariko kumva ugomba kunywa amazi. N'abantu bose baremye ku buryo bagira ikintu basenga. Rero ushobora kwisenga ubwawe, ushobora gusenga amashuri yawe, ushobora gusenga amafaranga, ushobora gusenga akazi, ushobora gusenga igiti, ushobora gusenga izuba. Icyo kintu rero kigupusa usabana n'ikintu kitagaragara cyangwa kigaragara ukacyita Imana. Iyo bezwe, iyo nyota bayita idini, iyobokamana. Yaba ari Imana inyuguti ntoya y'akanyuguti ka I gato, yaba ari Imana y'inyuguti nini I nini, ibyo byose babyita ngo imiryango ishingiye ku myemerere. Iyo bagiye kutwandika twese nuko batwandika, baturunda hamwe. Ari abasenga ibiti, ari abadini ya gakondo, abasenga ibitari Imana, abo bose bahuriye ku kintu cyitwa gusabana n'ibitagaragara cyangwa n'ibigaragara. Biri mu maraso yacu rero. Noneho rero ubukristo ho buza guhindukira nuko bukuvana, bukubwira ngo icyo kintu usenga utazi, utanumva. Umwuka yaje, niyo mpamvu ari umwuka w'ukuri, ahita akubwira ngo dore uko basenga. Ubu rero iyo tunaniwe kwemerera umwuka wera ngo abane natwe, duhinduka abanyamadini. Amadini rajya arangwa imihango n'imigenzo. Ubu hari umuntu ushobora kuhinduka umwadeperi ntabwo umukirisitu. Kujya deperi saba biroroshye, ni ibintu bizwi, bigira amazina bizwi. Ibyo Gatolika isaba biroroshye, ibyo Abadivantiste basaba biroroshye, ibyo Isilamu isaba biroroshye, ibyo Abayehova basaba biroroshye, biba bizwi. Ubukristo rero kuko ari ubuzima buravuna, kuko ubu umukristo bakureba cyangwa batakureba. Yesu aravuga ati rero ntabwo muzaba borokore mutagira imbaraga zituma mubuhindukabo. Mwibuke ko Yesu yaje mu isi yishwa n'abanyamadini, nibo bamwishe. Inama yishe Yesu yari nk'abayobozi b'idini ya Kiyuda, wongeyeho abanyepolitiki, nibo bakoze inama yo kumugambanira.
kubera iki bafatanyije? ni ukubera ko igihano cy'urupfu cyafatwaga n'urwego rw'igihugu, igihugu cya Roma. Abanyamadini rero barega Yesu, bamurega ko yaje guhungabanya idini yabo. Yari yavuze iki? Yari yakoze igitangaza ku isabato, abakoze icyaha cy'idini. Yakijije umuntu ku isabato, abakoze icyaha cy'idini. Baravuga bati rero yavuze ko azazuka, ubwo abasadikayo ntibemera ko umuzuko ubaho, ati ubwo nawe hari ibintu yishe. Abafarisayo abita ibituro bisizingwa kubera ko bari indyarya. Abanyamadini bamuhuriraho rero, bajya kumurega muri leta, mushinja ibinyoma, birangije bamwanzura ko bagomba kumwica. Aravuga ati ntacyo bintwaye, nishaka mfe, ariko itorero rizavuka. Amaze kuzuka rero yereka intumwa ze, arababwira ati ngiye kubaha imbaraga, noneho mugende muve mu idini muhinduke itorero. Iyo mpamvu rero tuhora tubinginga ngo mwe ko abantu bamenyera imihango n'imigenzo yo mu idini. Idini ni ikintu kirandikwa, idini nyine riba rifite abantu baryo, ariko itorero rya Kristo ritandukanye n'idini. Kubera iki? Idini rirandikwa, rikaba rifite aho rikorera, rikagira ibyangombwa, bakarihamagara rikaza n'abarihagarariye. Ariko itorero ryo aho ritandukanye n'idini, nubwo itorero nyiraryo atazwi, ntabwo ari umuntu ukorera ino ngo muvuge ngo ninde nyiri itorero ninde. Nk'ubu Yesu ari hano twamwakiriye ariko ntiwamubona. Mwibaze uwo mugabo, kandi akaba abera hose icyarimwe mu matorero yose, akaba afite abayoboke ba Kristo. Bo afite babiri, afite abasinziriye muri Kristo, nabo barabarwa, n'abandi bakiriho bamwizera. Urumva ukuntu itorero rya Kristo rimeze. Abamambre, abanyamuryango baryo ni abasinziriye muri Kristo Yesu, basinziriye bamwizera, wongeyeho abakiriho uyu munsi bamwizera. Yesu akababera umwungeri. Iryo torero ryo mu ibanga rero ni naryo bafitanye gahunda yo kuza gutwara. Ubu impanda ivuze kano kanya, hakanguka abo bambere, timu ya mbere yasinziriye muri Kristo Yesu. Namwe abari muri mwebwe batari abadeperi gusa, batari abanyedini ry'igisenyi, bagahita bahindurwa bagasa na Kristo. Ubwo abasigaye rero hasigara abapfuye ari abanyedini batari muri Yesu, hagasigara n'abandi bazima babishushanyaga. Niyo mpamvu rero Umwuka Wera ari ngombwa, kuko ari uhindura umuntu, akamukuramo kwiyoberanya no kwishushanya, akamuha ubuzima. Ubukristo batagira Umwuka Wera rero ntibushoboka, ko buravuna. Ubukristo buravuna, buvuna umukuru, buvuna umutoya, buvuna uwize. Umuntu wese wiyemeje gukizwa biramuvuna, kereka nuhitamo kutabawe. Cyakora nutaba umurokore ntabwo uzavunika, ariko nuramuka wiswe umukirisitu, uzaba wikoreye umusaraba wawe, wikorere tukureba, wikorere ku manywa, wikorere nijoro, wikorere mu by'abandi, ubikorere mu byawe, kuko ubukristo ni ubuzima butuma ubugendana, ni nabwo uzazukana ukumva n'impanda. Niyo mpamvu Yesu rero yavuze ngo ndashaka ko mudahinduka abanyedini nk'abo nasanze. Abajyana mu cyumba cyo hejuru ngo bajye gusenga, basenga iminsi 10. Iminsi 10 yari mwiki? Yarimo kwiyamura intege nke. Bari bafite intege nke nabo nk'abanyedini bose, bari barakurikiye Yesu ariko badafite imbaraga zo kumuhamya. Kankubwire ikikwerekana ko uri umurokore kuko utabeshye, nuko ushaka guhagarara imbere y'abatemera Yesu ukamuhamya utitaye ku ngaruka bikugiraho. Icya kabiri ni ubuzima bwawe, uburyo ubayeho, uburyo abantu bakubona, kuko ubukristo ntibwihishira. Ubukristo ni ubuzima bugaragarira mu isoko aho ukorera, bugaragarira mu ishuri n'abanyeshuri biga, bugaragarira mu kazi. Ntabwo ubukristo wabuhisha ngo bushoboke, kuko bugenda bugaragara. Niyo mpamvu mbinginga ngo muri ibi bihe byo gusenga muze dusabe ububyutse, kuko ntabwo buhari. Hariho rero ibintu bisa n'ububyutse kandi atari bwo. Niyo mpamvu nshaka ko muva mu rujijo, mutitiranye ibintu muvuge ngo dufite ububyutse Gisenyi. Bimwe muri ibyo ni ibihe? Abayoboke benshi b'amadini, idini rya Deperi cyangwa itorero rya Deperi rifite abayoboke bakabakaba 3 miliyoni. Ni ukuvuga niba u Rwanda rugira 12 miliyoni z'abaturage, abanyarwanda 4 bahagararanye pari hazard, guhagarara gusa ubonye 4 personnes ugasamporinga, ugashakamo mu muntu gusa muri 4, umwe ni umwadeperi mu bantu 4 b'abanyarwanda bahagararanye, umwe ni umwadeperi. Noneho ubwo abasigaye 3 nabo bafite aho basengera, ku buryo mu Rwanda
ushobora gusanga nta utagira ahantu habarizwa. Sinzi ko n'umwe ku ijana ageramo umuntu utagira idini, sinzi ko abaho. Turi abanyedini mu Rwanda rero, turi abantu bafite ibyo bemera, kakoresha iyo mvugo. Ariko ikibazo gihari, kuba tungana gutyo ntibisobanura ububyutse. Gisenyi gifite amateraniro ane, iri ni rimwe rya mbere, Kanya haza irindi, hari iry'abanyeshuri riza saa 8 n'iry'abajene riba nimugoroba 8. Kuba twuzuye urusengero turi miliyoni 3 si ikimenyetso cy'ububyutse. Ariko nanone abantu babaye benshi gutyo hari impamvu yatumye baba benshi. Y'ububyutse bubayeho, umubare w'abakizwa uriyo ngera. Ariko dushobora kugira quantité tutagira qualité. Qualité, ubwiza bw'ikintu n'ubwinshi. Ubwinshi rero bw'abayoboke ndibusobanura exactement ngo kuba turi benshi sobanura ububyutse. Ariko nanone ububyutse bubyara abantu benshi. Icya kabiri, itorero ryacu ryigize ribaho rikennye, twabayeho dukennye. Itorero mubona risa gutya rikize, byabayeho nta mukire uryinjiramo, nta n'umuntu wize uhajya. Waba warize bavuga ati urye mu itorero ry'abatindi, abantu badasobanutse nibo bari banje kurijyamo. Ndenda ndanabazi ko aho mvuka niho rituruka. Ndabaza abantu barabavuga butumwa batagira inkweto, batazi no gusoma no kwandika, ariko Imana ikabakoresha ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Nyuma Imana ikayitubwira ngo abize bazaza, ngo n'abakize. None abakize mwaraje, n'abandi bazaza. Kera rero nta mukire wabaga muri itorero, ntabonaga ahantu haparitse igare. None amamodoka araparitse, umusozi wuzuye amamodoka, mugenda mu ndege, nyamodoka afite n'izanyu, wasanga mufite n'amato mu kiyaga cya Kivu. Ariko ubukire, kwiga, system sound imeze neza, niba imeze neza simbizi, ntabwo ari ikimenyetso cya revive cy'ububyutse. Kubera iki? Ngiye nagiye mu Budage ahabaye Martin Luther, nsanga insengero babagamo nziza zitaba mu Rwanda zifunze. Nagiye muri Sweden mfite amatsiko yo kujya Stockholm mu mujyi, ngezeyo sanga barazigurishije nziza, insengero nziza bazigize imisigiti, izindi supermarket n'alimentation. Ntago abantu bapfuye ngo babashingure, buzuye umujyi barahari. Cyakora n'imfura ubukisu bwatumye bahinduka imfura, ariko ibyo gusenga barabireka. Dushobora kurwana n'isengero standard, insengero nziza z'ibitangaza, ziri comfort nziza cyane, ugeramo kumva rwose harahumeka hasa neza. Si ikimenyetso cy'ububyutse. Ariko nanone ntiwasobanura ukuntu ugira ububyutse uba mu mwanda. Icyo cyo ntabwo wambwira umwuka wera utuma udakaraba, tuwoze mu kanwa amenya akagaga, ntujye kwa muganga ukagira wese binuka, kambira ngo ufite ububyutse, urabeshya. Umwuka utaguha ubwenge bwo koga, ntaguha ubwenge ushyira ibintu ku murongo, uwo ntawe uhari. Bivuze ko ububyutse bwaje rero, ikimenyetso cyo kubyutse bwaje buzana n'iterambere. Ni ukuvuga ngo ububyutse iyo buje buzana n'umugisha. Ntabwo ububyutse bushobora kubaho ngo ubukene nabwo bubane n'ububyutse. Ububyutse n'ubukene ntabwo bibana. Kubera iki? Nuko iyo umuntu amaze kugira ububyutse ahita avuga ngo njyewe ubwanjye nibyo ntuze n'ibyo Uwiteka, kurya korera Imana bitamuvuna. Mpamvu tugoka, dutanga amatangazo, twinginga, tuguhendahenda, tugusanga mu iduka, ni intege nkeya zihari. Mu bubyutse nta winginga, abantu bakora batangurana. Bivuze ko rero nshobora kubona ibimenyetso bifatika by'inyuma bikanyereka ububyutse. Ntimwambira Gisenyi murasenga, urugo rwarabaguye hejuru, mutagira amapave, bakazana ibitaka muvanye iwanyu mu ngoma ka hano ngo mufite umwuka wera. Kareka nta mwuka mufite, mufite ikindi kintu. Mwuka utuma utagira isuku, urarana n'ihene mu nzu, ntawe mwuka ntawe. Iyo umwuka aje ni umwuka w'ubwenge, ni umwuka utuma umenya gushyira ibintu ku murongo. Ikindi rero, kudasiba amateraniro wakitiranya n'ububyutse. Reka ushobora gusenga kuva ku wa mbere udasiba mu rusengero, uri umunyabyaha, uri n'umujura, kandi nta teraniro usiba, udasiba repetition, ariko ufite ibyaha. Ariko nanone iyo ubyutse buje abantu bakunda gusenga. Bivuze ko bisaba ngo ubigenzure neza.
nanone ububyutse ntibwaba ngo muvuge ngo ntimujya muterana. Ububyutse buje ubona abantu bakunda kuza mu materaniro kugira ibihe byiza. Twagize ibihe byiza, nabyo ni byiza koko kubigira, ariko ibihe byiza bitarimo kwihana, nta bihe byiza bitarimo kwihana. Ngewe ibihe byiza mbona ni ukubona abantu bakiriye Kristo. Ikirabura ko wagize ibihe byiza ni ukuzibonaho icyaha. Yesaya yagize ibihe byiza ryari? Yaravuze ngo mu mwaka umwami Yuziya yatanzemo nabonye umwami. None se nibwo yagize ibihe byiza. Ibihe byiza ubigira iyo Imana ikoretse icyaha cyawe. Hanyuma rero kugira abantu benshi bize Bibiliya, ngewe najyaga numva Igisenyi bahavuga, sinarinzi ko nzanahagera, sinzi ko ari ukuhanasa. Njyaga numva kera bavuga ngo bagiye kwiga Igisenyi, kera dans les années 1985 7 gutyo bavuga ngo bagiye kwiga Igisenyi. Sinzi Igisenyi ari hehe. Narinzi ko abanyagisenyi ari abanyamwuka mwashize, mbese umwuka mbese yabuzuye cyane, kubera ko mufite ishuri rya Bibiliya rituranye namwe. Kwiga Bibiliya byagombye kuba biherekejwe n'ububyutse, kuko abazanye ububyutse bari abanyeshuri ba Bibiliya. Ariko ushaka kwiga Bibiliya ushaka akazi, nk'ubu twabwiye abantu bajye kwiga birukanse, dufite ibihumbi n'ibihumbi bajye kwiga Bibiliya. Niba ari akazi bashaka, niba ari ijambo ry'Imana, sinzi ikintu cyabajyanye. Ariko iyo abantu bagize ububyutse nanone bagira inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Ese abagiye kwiga bajyanywe n'iki? Niyo mpamvu ushobora kwiga Bibiliya uri umupagani ukanayimenya ko Bibiliya abahanga bayizi babazi Ikigiriki n'Igiheburayo, ko Ancien Testament yanditswe mu Giheburayo, Nouveau Testament yandikwa mu Kigiriki. Iyo uri umunyeshuri rero uzi Ikigiriki n'Igiheburayo, urumva usoma Bibiliya y'umwimerere. Ariko ushaka kubisoma wiba, ugasoma Bibiliya usambana. Niyo mpamvu ububyutse bukwiye kujya mu ishuri rya Bibiliya, bukajya mu barimu ba Bibiliya, bukajya mu banyeshuri biga Bibiliya, kugira ngo habeho balance. Iryo shuri rya Bibiliya rize kuba rikompleta iyo nyota abantu bafite. Ikindi rero, itangazamakuru. Kino gihe n'ubu tuvugana bari kudukurikira bari hirya no hino ku isi. Itangazamakuru se riratangaza iki? Dukeneye itangazamakuru rivuga ibitangaza Imana yakoze, atari kuvuga gusa ngo baturebe, ngo twifotoje, ngo amafoto meza, ngo views, ngibintu ngo babisomye ngo ni benshi. Imana ikoze ibitangaza birivugira. Imana ikoze ikintu ntibura uko igitangaza. Abantu bashaka rero kujya mu itangazamakuru ngo bimenyekanishe, babonemo n'izindi nyungu, kugira abafatanyabikorwa bakomeye. Umufatanyabikorwa ukomeye itorero rikeneye ni Umwuka Wera. Naho abandi bose nta mufatanyabikorwa n'umwe uriho wasimbura Umwuka Wera. Ntawe mwabona, ntawe. Iyo aza kuba hari, Yesu ari kumuturangira, yari kutubwira ati ngiye mu ijuru, ariko mbohereje umufatanyabikorwa uzabana namwe. Reka da, yaravuze ngo ngiye kwa Data, ningerayo nzabohereza umufatanyabikorwa uwazazabane namwe, abibutse ibyo nababwiye, ababwire n'ibyenda kubaho. Amadini menshi yaragenda aho kugira ngo bemerere Umwuka Wera aze mu buzima bw'itorero, bagashaka abantu babafasha ibintu biri corporate, ibintu bifatika bigaragara. Umuntu uduha inka, abakenewe, uduha ibi. Ariko njyewe ku giti cyanjye, Imana ingishije inama ikambaza ati urashaka iki? Nayibwira ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Haleluya. Ntimpa amavuta Yesu ndakwinginze. Kubera iki? Iyo Umwuka Wera yaje, Imana iguha abagufasha umurimo. Umwuka Wera niwe wemeza iki? Abantu. Niyo mpamvu hari igihe tuyoba, twabona dufite abadufasha, tukavuga ngo birahagije. Umwuka Wera we igendere, mfite abamfasha. Oya, Yesu yaravuze ngo nzabaha umufasha, uwo ni uzabana namwe. Abafatanyabikorwa batari Umwuka Wera, ukuyemo Umwuka Wera ukasigaza abandi bose, ubu huye n'ikibazo gikomeye. Ariko mfite Umwuka Wera, abamfasha sinababura, kuko Umwuka Wera yabemeza, azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'iby'amateka. Hanyuma rero kubatiza abantu benshi, duhora tubatiza, sinzi iyo bajya. Urebye statistique y'abantu tubatiza hano, bamwe batizwa bashaka kujya kwisabira akazi, abandi bashaka gukora mariage. Impamvu zituma babatizwa bari impamvu mbi. Mubatiza bari mwiza,
ariko igituma babatizwa akaba ari ikintu kitari cyo. Umuntu akwiye kubatizwa arakijwe koko, yarakiza ibyaha. Umubatizo nta gukuraho ibyaha, cyakora wemeza ko akijwe ibyaha, ni ikimenyetso. Abo tubatiza bajyahe bagiye hehe? Ku bari benshi baruta, urebye umubare w'ababatizwa turokora umuntu umwe cyangwa babiri. Hanyuma rero hari igihe tugira abantu impano, ugasanga abantu benshi bahururiye mu bahanuzi bakoreshwa ibitangaza. Aha kantu mugatega amatwi mukumve, Satani ashobora kwigana impano zose. Satani afite ubushobozi bwo kwigana impano zose. Nta muririmbyi uraririmba ku rwego Satani yaririmbagaho, nta uragira ijwi nk'irya Satani. Satani rero yaririmba, yewe yakora n'ibimenyetso n'ibitangaza bijya gusa nk'iby'Imana. Ko Yesu yaravuze ngo ntimuyobe, hazaza benshi bita izina ryanjye bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Babwira intumwa za Yesu bati none se ubwo kuvuze ngo bazakora ibisa nk'ibyawe, tuzabatandukanya gute? Ngewe impamvu utandataho ngo wakoze ibitangaza, hari ahantu mfite tesite, mfite akuma ko mu mwuka Yesu yampaye ngupimisha nkamenya ko utari uwa Satani. Ibitangaza ntago binkanga, kumpanurira ngo ubonye ibyanjye na mbere y'uko Kristo buza hari abapfumu bakabikora bigahura, ntago wankanga. Kubera iki? Kwa Farawo Mose yajyanye inkoni, muri gitangaza ajyanye ngo ni Imana imutumye kwa Farawo. Farawo ati Mose se ko wizaha uje gukora iki? Ati Imana irantumye. Igutumye iki? Kuvana Abisiraheli hano muri Egiputa nkabajyana muri Kanani. Ikimenyetso ni iki? Tera inkoni. Irabigikise. Atereka ngo ikimenyetso, ashyira inkoni hasi. Inkoni yabaye iki? Yabaye iki yemwe? Inzoka. Baramutse bati se icyo nyine ni ikintu Imana yakoze ku buryo wumva ari ikintu waza kwemeza abantu. Ibyo nibyo bivuye mu ijuru. Ati nibyo Imana impaye. Ahamagara abapfumu, tibasenga, tibiyiriza, tibakora repetition, nta soroti bakora. Bakoze inzoka nabo barazikoze, barazikoze. Niyo mpamvu mukajya mubona abantu ngo baguhanuriye ngo babyeretswe ngo birabaye, mujye muba abantu bakuru. Maze Farawo ati none se singizo zose sinzoka nako tutukuzikora. Icyatumye bemera ko ari Imana yamutumye. Inzoka ya Mose yamize iki? Izabo. Naho kujya muvuga ngo bampanuriye ngo babyeretswe ngo barabivuze, nge ntacyo bimbwiye. Satani ashobora Satani ajya arondora, n'abademoni bajya barondora. Ndagira ngo ntimuzayobe ngo umuntu yeretswe ibyawe nurangiza ngo ufate ibyo ufite byose ubimusuke imbere. Reka Satani yakwereka ibyawe yanabimenya kandi nta Mana ihari. Yesu aravuga ngo muzabamenyera kuki? Ku imbuto zabo. Umuntu utera imbuto rero agakoreshwa ibitangaza, akaba aririmba ari igitangaza, akaba avuga ubutumwa, akaba ari umuntu mwito w'Imana, nta mbuto yera, ako kanya uzamenye ngo wowe uri uwa Satani. None Bibiliya niko imbwiye, iravuga ngo benshi bazaza biyita izina ryanjye, bakora ibitangaza n'ibimenyetso, bazavuga ngo bazanahanura, no mu ijuru bazaburana ngo mwami twirukanaga abadayimoni. Yesu avuga ati nibyo baragiye kwakoraga ibitangaza nibyo kandi mu izina ryawe, ngo sinigeze kubamenya. Mwumva imbere mwa ngozi z'ibibi mwe abakristo b'igisenyi, abakobwa, abasore, abagabo n'abagore, mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye kandi imbuto zigumaho. Mwirinde kugira imbuto zihunguka, ugasa mugomba kugira imbuto nijoro, ku manywa, bakureba batakureba. Mbese ni imbuto zanyu zere kandi zigumeho. Hanyuma rero ububyutse turi gushaka, ububyutse haba habaye iki? Tumaze kubona ububyutse ibijya gusa nkabwo, ako turi ububyutse nyabwo noneho bitari ibijya gusa. Ububyutse busobanura iki? Ni ukuvuga ngo wowe wambaye umubiri kandi Imana ashaka kugukoreramo. Y'Imana yamanutse mu bwiza bwayo, cyangwa yurubutse niko tubyita, ikakorana n'umuntu w'umunyamubiri nkanjye w'intege nkeya, ikankoresha ibintu bidasanzwe, ariko mfite n'imbuto. Baravuga ati uyu muntu afite ububyutse, yera imbuto zikwiriye abihannye
kandi arakoreshwa ibintu bidasanzwe. Ububyutse bubaye rero buri wese ahinduka umuvugabutumwa muri mwebwe. Ubu mwese murabavugabutumwa kuko ibyo kuvuga murabifite. Ikibazo murabura akantu gatuma dinamo ni akantu gatuma ibintu bikora. Murabura ikintu mwese ibintu muzi. Ngiye ntabwo nari bwigisha uyu munsi, nagiye kubona mbona nijoro banyuze message ngo ndi bwigishe, nayibonye saa 9 z'ijoro ko nageze hano saa 8. Shumba nabaze habaye iki ngo ndo wigisha, ndabura nase ndagira gute tereka ngene imbere Yesu we wampaye ijambo ndi kuvuga n'iteraniro, numva Imana impaye ijambo ry'ububyutse. Ariko buri mwese mufite amagambo y'Imana murimo, uretse abapaseri n'abavuga butumwa. Buri muntu wese, umukobwa uri hano n'umusore n'abana batoya, icyaguhuye umwuka wera, ibintu bikurimo byakwaka. Iyo ubyutse buje rero ibi turimo ntago ubwoba burashira. Petero w'umunyabwoba yahise ahaguruka aravuga ngo uwo mwisha mukamubamba n'ukoze bimureba. Ububyutse butuma duhinduka intwari. Ububyutse iyo buje bitumarira iki? Ni iki bimara? Iyo ububyutse buje, icyambere bizana ubumwe, bityo ivangura rigakurwaho igihe ryose. Murabona twese ntabwo dusa, kandi si ngombwa konsa nawe. Nta komande nakoze yo konsa nibonye rukomeze no kubinziza umbohoteye. Cye ntabwo niremye, sinzi nukonsa mbibona mfite indorerwamo. Urambora iki? Nicyo uziza koko? Uranziza ukonsa kandi ntarabigizemo uruhare. Ikintu cyonyine gihuza abantu bo kwisi bataresha, badasa, stati y'ubuzima idahura, ni umwuka wera. Ni wo wonyine watuma abazungu n'abirabura baramukanya, abakene n'abakire bavugana. Y'ububyutse bwaje buzana ubumwe n'urukundo hagati y'abanyetorero. Aya matiku muzajya mumva abantu bavuga ngo aranyanga, ni intege nkeya. Inyungu y'ububyutse rero, mugabo n'umugore amatika arashira, ingo zikabana, abavandimwe bakahinduka abantu bamwe. Nta bubyutse bubamo rero, ububyutse butagira urukundo aba ari ikindi kintu kitari ububyutse. Ikindi, mu bubyutse nta muntu wifuza kubaho wenyine ngo arye wenyine. Ubwo rukundo rutuma dufashanya. Basangiraga ibyabo. Wavuga ukuntu bana n'umuntu wowe ufite ibiryo undi yarapfuye n'inzara, ufite ububyutse. Ntabwo dufite. Iyo ububyutse buje, Imana iguhumura amaso ukabona ufite icyifuzo, ukumva wamufasha. Ububyutse butagira urukundo tebubaho. Ububyutse rero buzana n'urukundo. Urubyutse rero buryohera urubyiruko. Buriya abajene mukiri batoya nabonye bano bana bari kuririmba, ndavuga ngo wabaha umwuka wera, kandi muzabisengere. Kuririmba byo mwarabihawe, ariko wabaha umwuka wera mungana mutyo. Muri iyo myaka yanyu, ngiye nuzi umwuka wera ku myaka 18 niho nabatuye umwuka wera, nankanaga nkama. Nta n'uwambatije wenda ngambwire ngo umwuka wera ni Yesu utanga. Bayi barabyigishije ndabyumva, mbwira twebwe twari twarafashe icyemezo ko umuntu utabatijwe mu mwuka wera afitanye ikibazo n'Imana. Nibyo nuwo mwanzuro. Mbese target yacu icyo gihe cyacu turabajeni twese kubatizwa. Hari igihe twajyaga kwakorwa amasengesho ko ntabatijwe abantu muri 20 10 rikabatizwa, hagasigarira irindi 10. Tukabaseka tuti kuba Imana itabaye umwuka wera ubwo ni ibyaha. Bakihana bakarira kugeza twese. Ngiye nashatse umwuka wera imyaka 3. Bakabatswa ngasigara. Bakambira ngo n'ibyaha ngo nasigaranye. Ko numva nabimazeyo. Nkongera ngasubiramo. Nkongera nkatu. Ngira pasere ndabubuza umwuka wera. Pasere arambye ati mbwire rero. Umwuka wera nta gihe nta tariki ntarengwa aziraho. Uzakomeza usenge. Buke nkora amasesho 3 naraho bita Kamembe, aho bita mu Burunga. Ndakinga. Nkora amasesho 3 jours sa nta kurya nta no kunywa. Kuri 3e jour munsi wa gatatu ngiye kumva numva inzu nari ndimo ikuyeho amabati. Ntabwo yari yagiye ariko numvise nk'amabati akuyeho. Mbatswa umwuka wera. Nari ngenyine
vuga mu ndimi nshya, ndanezerwa, ndaririmba. Ikintu nakuyemo iri jambo kuva uwo munsi Bibiliya ihinduka urwandiko rw'umukunzi, irandyohera. Nari muri troisième secondaire nigaga icyo bita mate physique i Bukavu, mpita mva mu by'ishuri by'amasiyansi nyine, umva nahise nyoba, umva nahise mva kwiga siyansi njya muri Bibiliya. Nifite ububyutse bwinshi bwangu Yesu araje, ntabwo nshaka iby'isi n'amasiyansi, ngiye muri Bibiliya. Datatse wasaze toya tengiye mu ijuru, usurajyayo none ndararangiye mu ijuru, njya kwiga ndabihindura baparababara. Iyo ugize ububyutse ukabura umuntu kugira inama urarindagira. Ishuri ndivamo njya kwiga Bibiliya, ariko nahinduye ishuri ngipanze, ndi umwana w'imyaka mike niga Bibiliya imyaka 6, mba mu ishyamba nsenga nkunda Yesu. Ndarangiza rero, ndangije rero nibwo muvise kwiga nongeye gusubirayo nyuma, maze kushaka ngize abana mfite bose subira mu handi naracikirije nasubiyeyo. Ariko nza kuba mbese iyo umuntu afite ububyutse abakeneye n'umuntu umugira inama. Nari kubanza nkiga siyansi kazirangiza, kabona diplome ya secondaire i Bukavu, none nkabona kwiga Bibiliya nyuma. Ariko Imana kuko yabonaga nta kibi n'urukundo numvaga nkunze Bibiliya, yaje kunshumbusha irambira ngo mwana wanjye Manuel, amashuri yose ushaka yose nzayaguha. Kano ko yampaye, naje kwiga secondaire ndayirangiza, niga kaminuza y'u Rwanda ndayiga ndayirangiza, n'ubundi nizi ibya management birangije, subira muri Bibiliya. N'ubundi nshaka kujya kwiga Bibiliya, n'ubundi mva nshaka kugenda, ndagenda njya kwiga masters, nyirangiriza i Bruxelles, niho nize, nararangije. Graduation izaba kuri 14/6, simfite uko nzajyayo kubera impamvu zitanturutseho, ariko ndi gutekereza kuzasubira kujya kwiga Bibiliya. Numva n'ubundi ntarayihaga, numva indyohera cyane. Ariko nshaka kuvuga niki, nuko biryohera abajene, kubera ko mufite imyaka mike muzagera kure. Abakobwa n'abahungu rero, buriya iyi myaka mufite inshingano tari nyinshi nk'iz'ababyeyi banyu. Iyo wuzuye umwuka ukiri umusore uri umukobwa, bikurenza adolescence, iminsi mibi igashira, ukarenga ya myaka y'ubucucu n'ubugoryi, Imana ikaguteguramo umukozi. Haleluya! Yavuga umwuka wera rero, kuko andimo umwuka wera aba muri njye. Njye umwuka wera turabana, inshuti yanjye abana nanjye, ntago mwabyumva ukuntu umwuka wera tubana. Nta bwoba ngira, nta wantera ubwoba, kuko maranye igihe kinini, imyaka irenga 40 umwuka wera mu buzima bwanjye. Yagiye anyobora mu gufata ibyemezo, ubuzima bwanjye abwicyerekezo. Ndabifuriza umwuka wera mwese. Haleluya! Cyane cyane aburubyiruko, kuko muzarama, muzatinda ku isi, ntago muzaguma mu Rwanda, benshi muzajya mu bindi bihugu. Ariko mugiye mufite izo mbaraga z'umwuka wera, mwabasha byabarinda ibyaha by'ubugoryi byo muri iyi minsi, bikaba no kwa bakozi b'Imana igihe kirekire. Abasaza niyo bagira umwuka wera bahita basaza bakawuta. Umwuka wera nyine baba ufite ariko bagasaza, ariko umwuka wera uri mu rubyiruko atindana namwe, kuko muzatinda ku isi. Kandi aho imbaraga z'umusaza n'iz'umukecuru, nubwo yagira umwuka wera haratarenga. Ariko abajeni uzi kwiga ufite umwuka wera, umeze nka Daniel uri Babuloni. Sinshaka kubatinza, ariko kuzura umwuka wera uri musore, mbibyifurije abajene mwese muri hano n'abakobwa. Murabinyemerera abajene n'abagore mukene umwuka wera, ariko ngewe mpitishijemo ari nkanjye utanga, nahera ku bakobwa n'abahungu, kubera ko nta musho gutera ishyamba ngafata ibiti bikuze ari byo ateresha ishyamba. Mwabona umuntu n'umwe utera ishyamba agashaka ibiti bikuze? Ntago nateresha ishyamba ibiti bikuze. Mwabona umukora igisirikare akageramo abasaza mwihanganye, baduwaye mwarihanganye, buriya wajya gushaka igisirikare ukajya na duwaye, cyakora umusiga ku mbuna akajya zihanagura akareba ukuntu abigenza. Ariko wajyana nawe, kandi duwaye umubwiye ngo kuri gisirikare yajyana abana, sibyo duwaye? Wajyana abana. Niba satani we rero ni umustrateji, satani arabizi. N'impamvu mubona abana bari mu biyobyabwenge, ugiye mu kigo kiwawa, nagezeyo sanga n'abajeni 3500. Satani rero ashaka gufata urubyiruko ngo rujyane
kwica urubyiruko egare kwica igihugu, egare kwica abaturage, kwica itorero. niyo mpamvu urubyiruko mukeneye mwese kubatizwa mu mwuka wera kugira ngo muzarame mu isi muramiye mu gakiza. Amen. Ububyutse rero harimo n'ibindi bisubizo. Ububyutse harimo ibisubizo bindi. Imana izanye umwuka wera iguha n'ubwenge. Nabonye abantu bitwa Besareli ni abantu bakoze ihema ry'ibonaniro. Imana yabwiye Mose ngo mfite ihema, mfite design, gishushanyo cy'ihema ry'ibonaniro, ariko kugira ngo abantu babashe kugikora ndabaha umwuka wanjye. Ubonemwe abazi kudoda, abazi gukora ubukorikori. y'umwuka w'Imana yaje aguha n'ubwenge butuma ubasha kubaho. Buriya ndinyenga borokori, muzirinde kujya musaba umwuka wera ariko murashonje. Iri umurokore ufite inzara, abantu bagira ngo Imana yawe uyikundira ibi inzara. Kene kubona umuntu, nigeze mfite umuhungu wanjye wa mwana wanjye ya kabiri, naramubwiye ndashaka ko uba umukarismatike, uba umunyamwuka. Arambwira ngo ko nabonye aba bantu bameze gutya arabashonje. Yambwira ati abo ngabo umbwira ni abantu njyaga bona b'inzererezi batajya bajya ku ishuri, batagira icyo bakora, ariko bagenda n'ibitabo ngo tuzarahengamye. Yambwira ati ngewe uwo mwuka ntawo nkeneye, umwuka w'inzara n'ubutindi ntawo nshaka. Urashaka umeze ute? Ndashaka mfite umwuka ariko mfite n'ibiryo. Ndavuga se Imana ntashya ifite, ntago n'umwuka wera agongana n'ibiryo n'umugisha. Ndimo ninginga abantu muri hano, niba Imana yaguhaye agakiza ujye uyisaba iguhe umugisha, kuko yaguhaye Yesu ntiyakwima n'ibyo kurya bya hano mu isi. Y'ububyutse bwaje rero haza iterambere, haza ubwenge, ugira icyerekezo. Reka ntaza gutinda hano, ariko mbibutse ko kugira ngo umuntu abone ububyutse yakora iki? Kugira ngo umuntu agire ububyutse, icya mbere ni ukugira inyota yo gusengera umwuka wera, ukumva nyine urabishaka. Imana Yesu yaravuze muri Matayo 7:37 ngo umuntu nagira inyota aza ahondi, unyizera amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye cyangwa mu mutima we. Ikintu gituma umuntu agira ububyutse nuko abikunda, abishaka. Imana ikaguha umwuka wera, waba uryamye, waba uri mu nzozi, waba ugenda, umwuka wera umushatse uramubona. Icya kabiri, gukunda ijambo ry'Imana. Abana bacu n'abanebwe, musoma Bibiliya, musoma ibintu by'imyanda ku mafone yanyu, ntimugira Bibiliya muba muri mu mwanda w'ibyahehe muba mureba by'umwanda, ariko mwagumye gufata umwanya wo kumedita, gusoma ijambo ry'Imana, naryo Imana irinyuramo. Ikindi, amasengesho afite intego. Yuko za amasengesho gusaba umwuka wera afite intego. Kaba jene mukavuga muti tugiye gukora amasengesho paka tubonye umwuka wera. Umwuka wera araza, yo mu mushaka araza. Ikindi, kwihana ibyaha rero. Ibyaha n'inzitizi y'ibintu byose byo mu ijuru. Y'Imana imanuye umugisha igasanga ufite ibyaha aba ari ikibazo. Hanyuma mukezwa ku gato no ku kanini kugira ngo Imana ibahe umwuka wera. Mukumva n'ubuhamya, ubuhamya bw'abantu bafite umwuka wera, mukajya mvuga ubuhamya. Hari inzitizi rero zituma abantu badakunda umwuka wera, nazo zirahari, zituma nta nyota mu gifite. Icya mbere, inyigisho z'umwuka wera tuzivuga gakeya. Natwe abapasiteri Imana irabiturega, ni gake cyane tuvuga umwuka wera. Kuvuga kuri Pentekote twabye kuvuga umwuka wera kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 kugira ngo muwuzuzwe nuko mubyumva. Ikindi, dufite abayobe. Abantu benshi mwabonye bayobye nabaturutse mu bintu by'umwuka wera. Imana yabujije kwiga, yabujije gukora, ngo bazajya batungwa n'ibintu bivuye mu ijuru bibagweho. Ngo Imana yamweretse umukobwa ntamukunda, yamumweretse nijoro mu nzozi, birashoboka. Ugasanga abantu baravangiwe. Satani yanga umwuka wera ku buryo yabonye mwana wuzuye habonekamwe abayobe biciye mu nzira z'umwuka, ugasanga n'abavangirwe. Abandi bantu bitwa abanyamwuka usanga ari baba mu cyiciro cy'abakene, abatarize n'abasabirizi n'inzererezi. Ubundi mu buzima busanzwe umuntu uciriritse ntabwo wamwigana. N'abakinnyi y'imipira umuntu utsindwa ibitego ntawo mwigana. Amazina muzi y'abakinnyi bakomeye nibo mwigana. None ngiye nabona umuntu uvuga mu ndimi aburara, inzererezi, ntacyo yigejejeho, umwuka we numva ntawo nshaka. Twagize ikibazo rero kuko abitwa abanyamwuka usanga batagira n'ibiryo. Ko mundeba nabi impuwe
mwibaze mutagira ibiryo ariko mukavuga ngo nanjye nzaba harya ngo muzaye ute muyibemo mufite ibiryo. Imana igukiza inzara, ibaho umwuka, iguhe n'ibiryo. Dukeneye kubona umuntu wize ufite ubwenge afite n'umwuka wera. Iyo tubonye abantu b'icyiciro giciriritse cy'abantu ubuzima bwananiye, ingo zasenyutse, njye ntiwanze imbere, urugo rwakunaniye ngo uravuga mu ndimi toka 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 toka, nta soni wavuga mu ndimi, jyana indimi zawe, uri umujura, uri umwambuzi, uravuga mu ndimi, uri umukozi wa Satani. Dufite abantu rero ubuzima bwayobeye ngo bafite umwuka wera, ku buryo bavuga ati iyo myuka nibayijyane, iyo myuka nayijyane. Iyo mbonye umuntu uvuga afite umwuka wera ari mu buzima buri critique, ndamubwira no, yaguha umwuka arahenda kuruta ibiryo, arahenda kuruta ubwenge. Genda usaba Imana iguha ubwenge, habe balance ku buryo umuntu akwifuza. Yozefu baravuze ngo twakora hehe umuntu umeze nk'uyu ufite umwuka w'iki? Wabivuze ni umurokore se? Ntabwo ari umurokore, ni Farawo. Yarakoze iki? Yaratanze igitekerezo cyo gukora management y'ubutaka, duhinge duhunike. Abantu muba mu mabanke, muba mu bibina, muba mu masoko, mukeneye ko abapagani bababonaho umwuka wera mutavuze mu ndimi kubera imyitwarire yanyu. Abantu zibi binyoma rero n'abatekamutwe nabo baje bitwa abanyamwuka. Dufite abantu ingo zasenyutse, abantu bangana ngo barabaroga mana, ngo n'ubiguha ngo niwe wabiteze hano, ngo niko Imana ivuze. Imana igiteranya abantu. Murabona Imana yafata umuririmbyi muririmbana ikakubwira ngo ni umurozi, yamwishe se niba ari we nese yibikubwiye avamo, itorero se riramuhagarika. Haro twahagaritse ngo nuko bamuvuze kuva mwabaho, ahubwo wabivuze ahinduka umusazi. Niyo mpamvu Imana iteranya ntibaho. Niyo mpamvu abahanuzi b'ibinyoma, abatekamutwe, abateranya ngo umugore ufite se wawe, ngo hari umugabo wari ufite umugore, umuhanuzi aramubwira ati Imana iravuze ngo uriya mugore azapfa, ushaka unshake. Yari umukobwa, abwira umugabo ati Imana iravuze ngo azapfa unshake. Uwo mugabo ntiyagira ubwenge, arangije amwicisha inzara uwo mugore, abwicisha inzara, nta mugaburire, nta mwambike ngo apfe, ntapfe nawe. Umuntu ntiyapfa, ategereza ko apfa bikada. Umukobwa nategereza ko umugore apfa, ntiyapfa. Abonye imyaka irenze ati nta gipfuye, reka njye gushaka. Nta soni. Imana isenya ingo ngo ni umwuka wera. Ahanuzi b'ibinyoma batumye abantu banga umwuka wera, n'abatekamutwe n'abanyempano bahinduye business. Ugasanga abantu ngo banzu yampe, ngo mwende guhanura, ngo nshyiriramo, ngo shyiraha. Mbese ibi bintu by'umwuka hajimwe abatekamutwe batuma bibiha kandi biryoshye. Abitwa abanyamwuka ntibemera n'impuguro. Abanyamuka baravuga ngo abayobozi ntitugira umwuka wera, iyo bahuguye barakwanga. Hari abantu bigeze bamvuga bahani wanjye, ariko ngira ngo ntibaje. Abamvuze ntabwo baje, baravuze ngo umushumba wacu niwe baramuroze, ngo asigaye yemera abarozi. Tekereza ngo kube ko nirukankanye imyuka y'amacakubiri hano, ngo nanjye ngo baramumpaye, ngo bamuhaye bwinshi, ngo maze n'abavugira we ngo njye bamuhaye ibirozi byinshi. Reka nsoreze hano, ngo bampaye byinshi cyane. Oya, urwego ngewe mbaho rw'imitekerereze ntabwo ndi mu rwego ruciriritse. Ntabwo urwego niho ndi rwego ruciriritse ko Imana yamba kuyobora itorero ngo mubane mu mwangana, mupingana, muzana ibintu by'amafuti bya shitani. Ntiwaza kuvuga shitani hano nkwemerere, sinakwemerera ngo uvuye ikuzimu, ngo uvuye mu nama za shitani. Toka wajya ujya mu nama zo mu ijuru, ngo mvuye ikuzimu, ngo inama zateranye. Wajya ujya mu ijuru kandi byo kutubwira muva kuzimu aza kubabwira iki? Ngo muravuye kuzimu, ngo aje kubaha ubutumwa bw'ikuzimu. Satani za butumwa bw'ikuzimu tugira, kubatera ubwoba ngo yavuye mu nama, ngo imyanzuro yafashwe. Reka nsoreze hano ko mbabwira, dukeneye nubwo bimeze gutyo, nubwo harimo ababyangije, nubwo harimo ababyishe, nubwo harimo mwabitwaye nabi, ntabwo bizatubuza kongera kubwira abakristo ngo dukeneye umwuka wera. Iyo nta mwuka wera rero uzi ibyago biba bihari. Iyo nta mwuka wera mu itorero abantu bagita ikigo cya politiki, bayibaza se ni abanyapolitike,
n'abashaka amaturo bayoberwa turi igiki, tubura identity. Afite umwuka wera ni witorera ishusho. Umwuka wera tuma tugira bamenye icyo turi cyo, ariko nta mwuka batwita amazina bashaka kandi akadufata. Batwita abanyepolitike, batwita abatekamutwe, abashaka amafaranga. Ariko nabinginze ngo nubwo bimeze gutyo dushaka umwuka wera. Amen. Reka nsoreze hano rero, ariko kino cyumweru cyose tuzabiganiraho mu gitondo, tubiganiraho nimugoroba, amasasho y'iminsi 10 azaba tuzabiganiraho kugeza igihe muri mwege bamwe baguye mwongera kubyuka, n'abataza aya makuru agahinduka yacu. Mbere yuko ro dusoza umwanya wacu bari muto muri hangana, ibi ngibi bisaba kuba kwigisha nk'amasaha menshi nk'igiterane cy'umunsi wose, mukabaza n'ibibazo by'umwuka wera. Ariko reka turarike umuntu wabuje mu rusengero adakijijwe, kubera ko ntabwo Imana yakuzana ngo usubire uri umupagani. Ndashaka gusengera ukakira Yesu, kubera ko ni wakira Yesu nayo ni agace k'umwuka wera. Umwuka wera ni utuma abantu bakira Yesu. Niba umwuka wera ari umwumva, wumva ijambo ry'Imana waryumvise waraguye, twagusengera uhagurutse niba uhari. Hari umuntu ushaka gukizwa uyu munsi akabihindura umunsi we wo gukizwa, kuko umuntu agira umunsi akirizwaho. Umunsi umuntu akirizwaho ubaho. Ninde uri muri amateraniro ushaka kwakira Yesu akamuha ubugingo bwe, akavuga ati mwami Yesu ndakwihaye, uhaguruka mu mwanya wawe. Kandi mpamya ko uramutse waje waba wazanywe n'Imana. Icyo nshimye nuko wari uhari. Imana iguha umugisha mwinshi. Murabona, nyamara ntabwo mwumvise ikintu Imana dukoreye, kuzana umuntu uje gukizwa yivanye mu rugo akaza. Umva rero, nubu ni muri intwari, mwegere hano imbere tubasengere. Ni muze rwose. Iyo mbonye ari abajene ndishima, muzi impamvu nishima kandi murayibuka bazarama. Imana ibakuye mu byaha, mwegere hano kuri umusambi. Tugiye kubasengera, hari umukeka. Iyo mbonye abasore, bega abasore beza, mupfukama ho ngo tubasengere. None se nta bakobwa b'abanyabyaha baje gusenga hano? Nta mukobwa wakizwa muri iteraniro wakoze ibyaha cyangwa wabiguyemo? Shokora yaguye mu byaha, ariko Imana yasanga yakuzanye ngo ukizwe. Abahungu babiri gusa ni wonyine bakeneye agakiza koko. Ubu nta mugore waza gukizwa muri abateraniro, nta mugabo waza ngo tumusengere. Nushaka ufite umwana uzi, ngwino, ntacyo bitwaye. Ngwino rwose, Imana iguha umugisha. Nta mugabo se uje, nta muntu uhagarariye abagabo muri amateraniro. Umuntu waguye cyangwa se udakijijwe, tubonye n'ufite akana. Imana iracyakiza abanyabyaha. Haleluya. Tugiye gusengera abantu batatu rero, kandi Imana irabaha imbabazi nyinshi. Nimuhumure, Imana iri kubabona. Ubuzima bwanyu barahindutse mu bayi bashyashya. Mana yo mu ijuru igira neza, tugushimiye kuri izi ntama utuzaniye 3. Uyu ni umubyizi w'iteraniro. Twese nuko twaje, umuntu umwe wakire Kristo abahenda mu bwami bwawe. None tubonye abarenze umwe. Ubwo rero baje mu biganza byawe, umwuka wera twavugaga abigisha kureka ibyaha, abigisha kwatura, kandi natwe tubatuye imbabazi ngo wabarire ibyaha bakoze. Ubabarire Mana, ubakura mu gitabo cyo kurimbuka, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Ngushimiye ko wabariye mu izina rya Yesu, mwamugira neza. Amen. Imana ho mwisha, murakoze cyane. Muhaguruke rero, muhagarare babaze. Mwarimo batije? Ntabwo nabatizwe. Wowe ntabwo wabatijwe? Madamu warabatijwe? Ukwije umubatizo wowe uriga? Dore rero uriya mugabo, genda bandika amazina. Uriya uri hariya, mumukurikire. Reka nsaba abasigaye muhaguruke, dukore komande y'ububyutse. Rubavu, Gisenyi, dukeneye ububyutse. Korali igiye kuririmba niyihe mwarimu Baraka? Alliance muzi. Tugiye gusaba ububyutse. Dukeneye ububyutse. Ububyutse bubera abasaza bagasaza badatukana, batavuma abana babo. Ububyutse bubereye abamama bakaba mu ngo mu nshingano z'urugo, bafite umwuka wera w'ubwenge wo kujera urugo. Mureke tubwire Yesu ngo Mana duha ububyutse. Mana, mureke dusaba ububyutse, mureke tubisengere. Imana irabishaka. Mureke tubisengere.
turi imbere yawe muri aya materaniro, dukeneye ububyutse. Kuba akazi uyazi bituma waturuka. Iyo nta bubyutse abantu batwita icyo bishakiye cyose. Iyo nta bubyutse abantu bigira ibyigenge. Iyo nta bubyutse abantu twihanabira bavuna no gukorera Imana. Torero rya Gisenyi, Mana twihera ububyutse, ubuduhe ku buntu bwawe, udusukire umwuka wera aza ku buzima bwacu, utugire itorero dore ko dutuye ku muhanda, aho abantu baza kuvumba no kwakira imbaraga z'Imana. Tubyatuye ku matsinda yose. Ububyutse bw'umuntu ku giti cye burakenewe, ububyutse bw'urugo famiye, ububyutse bwa korali, ububyutse bwa groupe de prière. Dukeneye ububyutse bw'itorero, ububyutse bw'igihugu, ububyutse bw'akarere, ububyutse bw'umugabane, ububyutse bw'isi. Urakoze Mana, tugushimiye ko ibyo tugusabye ubifite kandi ushaka kudukorera mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.